Agafilime kacu tugatangiriye ahantu hamanitse umuntu umugore witwa Tereza amanitse, babona ko bamushimuse. Ese byagenze gute? Impande ye hari umusore wasinziriye ndetse ubona ko ari we wari ucunze uyu mukobwa bashimuse niba ari n'umugore. Uwo mugore akayihambura akahita agwa hasi, nuko bagahita batugaragara wa mugabo cyangwa se wa musore akiryamye aho ngaho, ubona ko rwose yaryamye nubwo yari acunze uyu mugore. Uyu mugore agahita ahaguruka akaza gushaka uburyo yiba urufunguzo, akaza gake gake akegera agafata inkweto, yamara gufata inkweto akazegeza hirya, noneho ubundi bwo agashaka uburyo yihambura iminyururu. Ese arabigenza gute? Aracika ate? Aba afungiye ahantu ku kirwa, ese biragenda gute? Ako kanya ahita afata igiti yitonze gake gake akagenda yegera aho wa musore ari, aho aryamiye, akajya afata igiti gake gake akahita ashyira ku rufunguzo, akagerageza kuzamura urufunguzo gake gake, akagerageza kuruzamura, gusa umusore nawe akasa nkaho agiye kubyuka. Ese uyu mugore aravangaho amahoro? Tereza aravangaho amahoro, akahita afata urufunguzo neza gake gake, uwo musore atabashije kubyumva. Ese biragenda gute? Ako kanya ahita afata urufunguzo, umusore akongera agasa nk'uwinyagambura, akakongera akiryamira. Umugore akavuga ati, akagira vuba vuba agakuraho iminyururu iba yamuriye cyane, iba yamuriye, akahita afata akahita akomeza. Ese biragenda bite? Aza rwose yikanda intoki bisa nk'aho iminyururu yamuriye cyane rwose, akahita afata inkweto ziwe akahita yirukanka akagenda muri iryo shyamba. Yagera imbere yajya kureba ahantu ari buce akabona ni amazi gusa, hose ni mu kirwa. Akavuga ati none ndabigenza gute? Yareba agasanga ahantu hose ni ku kirwa, ni ahantu hari amazi. Ese arabigenza gute? Aracika kuri kino kirwa gute? Kurikira kano gafilime kacu, kora subscribe na share dukomeze tubane. Ese biragenda gute? Ako kanya ahita ahindukira, ahita afata umwanzuro wo gusubira ahantu avuye, akaza yirukanka avuga ati ubu noneho ese hano hantu ndaza kuhacika amahoro. Akagaruka hahandi aho wa musore aryamye, akagenda yegera gake gake. Ese aba arimo arashaka iki? Kurikira agafilime kacu ubashe kumenya ese uyu mugore arava kuri iki kirwa gute? Ese biragenda gute? Ako kanya ahita aza gake gake akareba telefone y'umusore. Iyo telefone akavuga ati niyaba ashaka kugira ngo arebe mapu yajya kuyifata, umugabo akahita yihindukiza ahantu iyo telefone ibiri neza. Ese arayifata gute? Tega amatwi ukomeze urebe. Nuko umugore akiga imibare akavuga ati ngiye gushaka uburyo iriya telefone nyifata. Ako kanya telefone ihita isona, wa musore akahita abyuka, akahita abona ko umugore yacitse kare, akahita yirukanka akamwirukankaho. Ese noneho birahirira hehe? Komeza urebe agafilime kacu. Nuko akomeza kumukurikira aho ku kirwa, bakagenda baca mu mabuye manini cyane. Ako kanya Tereza akahita abona ahantu hari ikiraro agomba guca kugira ngo yambuke, akahita azamuka ahantu mu ishyamba kugira ngo asatire cya kiraro abone kugicaci k'umusore. Gusa ariko se aramucika? Reka dukomeze turebe. Nuko wa mukobwa akomeza kwirukanka, nuko umusore nawe akomeza kwirukanka. Hari ikintu cyamuteza umusore ahita agwa hasi, ahita avuga ati ningufata ndakwica, ntabwo ndi bukubabarire. Nuko umugore akomeza kwirukanka cyane avuga ati uko byasa kose ndagenda uko biri. Ako kanya wa mugore agahita ahingukira muri alimentation ahantu, akavuga ati rwose mwamfasha, niba hari agapira mufite nkambara ko amafaranga nzayabahereza. Ako kanya aba ari umukobwa urimo uracuruza amaho, akavuga ati rwose ahangaha ibyo by'imipira y'ubuntu ntayo dutanga. Ako kanya Tereza akavuga ati ese wamfashije, ndakwinginze niba bikunda umfashe. Nuko umugore akavuga ati, umukobwa uri gucuruza akavuga ati waretse kuntera isesemi, egera hirya ubundi unamve n'imbere. Ako kanya ahita hinjira undi musore, umugabo winjiramo aho ngaho witwa Robert,
agahita atoragura inote y'idolari, nuko wa mugore aba areba Tereza, aba ari kureba ibintu biri kujya mbere. Akanya Robert agahita avuga ati nyakubahwa, mwaba mwataye amafaranga aha ngaha, mwaba mwayataye? Nuko wa mukobwa uri gucuruza agahita avuga ati wapi, ntayo twahataye, gusa niba yatoye mu iduka ryacu tugomba kuyabika. Ako kanya umugabo Robert ahita abona ko rwose amafaranga ataraye ayabo, ahubwo yari ay'abandi. Ako kanya we abaje gusaba imiti, kuko aba ari alimentation ndetse ikaba harimo n'agaforomasi. Akavuga ati ese mwamfasha mukampereza imiti? Yego, ubu nta mafaranga mfite, ariko mwareka nanjye nkaza kuyabahereza inyuma. Ako kanya wa mukobwa ahita amwereka icyapa kiri aho hafi, akamubwira ati aha ngaha urabona ko nta deni tujya dutanga, kandi rwose ni ibintu mumaze kumenyera, abantu mwese mutuye muri iyi karitsiye, aha nta deni, kandi genda ahandi nyine ushakishe niba urebe ko bagufasha. Nuko umusore arababara cyane, akavuga ati ariko wari kuba umfashije iyo ubinkorera, okay nta kibazo, akagende. Ako kanya umusore akasohoka ababaye cyane, wa mugore ngo ni Tereza akaza amukurikiye gake gake, akavuga ati uyu muntu uko byasa kose namufasha, reka nanjye agerageze ndebe ko yamfasha. Ako kanya ahita afata telefone, aba ari kwitaba umugore we, avuga ati bamubwira ko umwana we yarwaye. Ako kanya Tereza akahita aza muri modoka wa mugabo atwara ya taxi, akahita yicomekamo. Ako kanya wa musore ahita abibona ko ahantu yinjiye. Ako kanya na Robert akahita aza yirukanka mu modoka, bamubwiye yuko umwana we arwaye kandi ngo ari kurira cyane. Ako kanya akahita yatsa imodoka akagenda. Wa musore wari ucunze Tereza nibwo bahageze, akavuga ati ningufata urancitse, ariko ningufata ntabwo turi buze gukiranuka. Ako kanya Tereza aba yitsimbye mu modoka, ese biraza kugenda gute? Ako kanya aritsamura, noneho Robert akahita abona ko yatwaye umuntu, akahita yikanga, akahita avuga ati wageze mu modoka yanjye gute? Babara umbwiza ukuri, wageze mu modoka yanjye gute kandi ko nari nyiri impande? Ese byagenze gute? Ako kanya Tereza atangira gusaba imbabazi, avuga ati mumbabarire cyane rwose, ndi mu bibazo bikomeye, niba bikunda rwose mfasha. Ako kanya Robert akavuga ati njyewe nta kibazo nagufasha pe, ariko basi jya ubanza uvuge. Ako kanya Tereza avuga ati nta gihe dufite, mfasha kano kanya bari kunyirukaho. Nuko Robert akagira ubwoba, akavuga ati uriya muntu mbona uri kuza ni umuntu uri kukwirukaho? Ati wa musore aza yiruka nkagiye kwegera imodoka neza. Ako kanya nuko Tereza akikanga, akavuga ati noneho baramfashe. Nuko Robert aramwumva, nuko akatsa imodoka akagenda. Ako kanya bahita batugarura ahantu umugore uteruye umwana uri kurira cyane. Ako kanya wa mugabo akahita aza, Robert akahita aza, nuko agasanga umugore wiwe, ati se umwana wanjye bimeze bite, byagenze gute? Nuko umugore akamubwira ati rwose yakomeje kuremba cyane, sinzi ukuntu turi bubigenze, kandi nta mafaranga dufite yo kumujyana kwa muganga, sinzi rero ukuntu ngenda bubigenze. Ako kanya Robert akahita aterura umwana wiwe, akamuterura akareba, akavuga ati se biraza kugenda gute? Umugore akaza amubwira ati urabizi yaraye ijoro ryose arira, kandi no kuva n'izi saha ntaraceceka. Ako kanya Tereza wakomeza kureba iyo famiye uko bimeze, ndetse akomeza kubitegereza, gusa bari kuganira ukuntu umwana wiwe arwaye cyane, ariko akavuga ati ngo suhuza uriya muntu, ariko Robert avuga. Nuko Tereza agasuhuza umugore wa Robert, nuko umugore wa Robert agakomeza kubwira Robert ati ese umugabo wanjye, ese turabigenza gute ko ntakemera ko umwana wanjye ndemberaho bimeze gutya? Ni ukuri dushaka uburyo rwose, mfasha. Umugabo akavuga ati we ntugire ikibazo, araza kumera neza, wenda nubwo yaraye ijoro ryose arira, ariko araza kumera neza. Nuko ako kanya umugore akavuga ati ese uriya mugore ntago mugiye kujyana, wagize mukagenda ntarebe ubwo
tukaza kuba tuvugana nyuma, ariko umugore wa Robert akomeza kuvuga, kandi uze kubanguka kare turebe ko umwana wawe ntabwo yakomeza kuremba bingana gutya, urabona biraza kuba hari igihe yaza kuba yarembye cyane. Robert akavuga ati ndaza gushaka uburyo bw'ikintu twakora, gusa umwana aba yanze guceceka. Nuko Robert akavuga ati wenda biraza gushira, sinzi, wenda akeneye kubanza kuruhuka cyane yuko ejo twiriwe tugenda. Ariko Robert akomeza kubwira umugore wiwe, nuko akahita avuga ati rero ntago nakomeza kugira, wowe fata umwana, noneho ubundi bwo ndaza gushaka uburyo tuza guhuza hakiri kare, umwana dushaka uburyo tumujyana kwa muganga. Umugore akavuga ati wihute cyane rwose. Ako kanya Trez aba ari kubyumva agasubira mu modoka, gusa Robert akaza ubona ko ibibazo byamurenze akavuga ati ndabigenza gute, umwana wanjye ararwaye. Nuko Trez akabwira Robert ati se umwana wanjye arwaye iki? Nuko Robert akomeza kumuganiriza amubwira yuko umwana wiwe arwaye, gusa batazi icyo arwaye. Nuko Trez aramubwira ati ariko muze kuza ahantu ku bitaro byitwa gutya, bashobora kugufasha. Nuko Robert akavuga ati nta kibazo, ndaza kureba niba bikunda. Akahita akomeza areba, umugore akahita yinjira mu modoka, nuko bakahita bagenda bakatugara ku rundi ruhande. Robert aba yitwarira taxi ibisanzwe, nuko agaparika aho Trez ataha. Nuko Trez akahita aza akavuga ati rwose mwakoze kumfasha, gusa niba bikunda nagenda nkazana amafaranga nkayabahereza, niba nta kibazo wakomeza ukaguma aha ngaha. Ako kanya Robert atavuga ati oya ko si ngombwa, bireke rwose nta kibazo, nanjye nagufashije nk'uko nanjye wamfasha, ndumva nta birenze. Nuko Trez avuga ati ni ukuri urakoze, kandi ni ukuri rwose nugira icyo ukenera nta kibazo wacanga nkagufasha, nkagira icyo ngufasha. Nuko Robert akavuga ati nta kibazo rwose, byari byiza kuba twahuye. Nuko Trez akamushimira akahita avuga ati bayi, ni ukuri tuzongere dusubire. Ubona ko Trez rwose yahuye n'umugabo mwiza wamufashije, ugira umutima mwiza. Ako kanya Trez aba ageze aho agera, aba ageze iwabo, akahita avana urufunguzo munsi y'urukweto yari yaruhishe, akahita afungura gate yiwe akinjira. Nuko bakahita batugarura kwa muganga. Robert aza ubona ko rwose afite ikibazo byamurenze, akavuga ati se umwana wanjye byagenze gute? Nuko umugore akamubwira ati noneho ngo yarize agira n'aho ahera umwuka. Ariko umugore wa Trez akomeza kumubwira ati ubu sinzi ko ari bunakire, baduciye n'amafaranga menshi cyane, ase amafaranga tuzayakura hehe ubundi bwo? Ako kanya Robert agakomeza kurira cyane, akavuga ati mvuye gufata inguzanyo y'amafaranga menshi muri banki, ariko mvuze umwana wanjye, iyi nguzanyo nzemera nihangane nyishyura, ariko umwana wanjye akire. Umugore avuga ati ariko ntabwo urabyumva, ntabwo byari ngombwa twari gushakisha ubundi buryo. Ese amafaranga angana gutyo, miliyoni zigera kuri 5 uzijyanye he koko? Uyu reka tugashakisha ubundi buryo, ese umwana wacu azakira ate? Ayo mafaranga ni amafaranga twakwiye kuzigama igihe kinini cyane. Gusa Robert akomeza kumva umugore wiwe. Robert avuga ati aya mafaranga niyo nyine yakwiye kudufasha, ariko umwana wacu niwe w'ingenzi kurenza uko twabaho twishyura aya mafaranga. Ako kanya bararira byabacanze rwose, ubona ko Robert ndetse n'umugore wiwe bababaye cyane, barakaye, ubona ko rwose bari mu gahinda gakomeye. Akavuga ati ngiye kwihangana, aya mafaranga ndayishyura ko umwana wanjye akire. Umwana wanjye niwe w'ingenzi kurenza ibyo ari byo byose mfite kuri iyi si. Nuko Robert akarira cyane. Ako kanya hahita haza umuganga, nuko Robert akagwa mu kantu agasanga wa mugore yafashije Trez niwe muganga mukuru muri ibi bitaro. Akahita avuga ati rwose umwana wanjye bimeze bite? Ese yabagerageje gukira?
nuko Tereza akavuga ati rwose umwana wanyu namufashije yakize cyane rwose. Nuko Robert bikamurenga akavuga ati uravuga ibiki, mbwiza ukuri umwana wanjye ameze neza? Ati yego cyane rwose. Ariko Tereza akomeza kubwira Robert, nuko akavuga ati umwana wanyu ni muzima ubu ameze neza. Ako kanya Robert bikamurenga akavuga ati bishoboka bite ko indwara arwaye twabonaga gukira biraza kugorana? Nuko Tereza akamubwira ati erega njye ndi umuganga mukuru, ni njyewe uvura ahangaha indwara zisa nkaho zananiranye. Akahita amusuhuza akamubwira ati ese uranyibuka? Ni njye wafashije mu gitondo. Ako kanya Robert ahita apfukama akavuga ati yo, ese ni wowe? Rwose urakoze cyane, sinzi n'ukuntu nagushimira. Ese ibi ni wowe ubikoze koko? Rwose ati ndagushimiye. Ako kanya Robert bikomeza kumurenga akarira akavuga ati rwose ntabwo nzi ko ari ibi bintu wankorera njye birenze aha ngaha, ntabwo nagufashije ntakuzi, ariko ibintu nkoreyeho birandenze. Ese njye nzakwishyura iki? Ako kanya Tereza akahita amuhagurutsa akamubwira ati rwose nta kibazo, njyewe nta ribi, nanjye wagerageje kumfasha cyane rwose. Ako kanya ahita afata ifoto yari iri mu ikofi ahita amwereka umugore we watwite avuga ati uyu ni umugore wanjye atwite, ariko nagerageje kumubika. Ibaze ko umwana wacu yarwaye umugore agitwite akiri mu nda, kugeza na n'ubu ntabwo nzi ko byibuze byashoboka yuko bigenda gutyo. Ako kanya Tereza akomeza kumva inkuru y'uyu mugabo Robert. Nuko umugore wa Robert akomeza kumuhumuriza avuga ati Imana iratureberera mugabo mwiza. Nuko Robert akarira gusa ari amarira y'ibyishimo. Bakavuga ati ni ukuri rwose Imana dusenga ntabwo yadukoze isoni. Ariko Robert akomeza kubwira umugore wiwe. Nuko ako kanya rwose umugore wa Robert ahita amuhobera. Ariko Tereza akomeza kumuraka akavuga ati rero njyewe reka byaba byiza nsubiye mu kazi turongera kuza gusubira. Ako kanya akahita avuga ati njyewe rwose namushaka no kureba umwana wanyu nimuze murebe ukuntu ameze. Robert akavuga ati cyane rwose katuze turebe cyane rwose. Ako kanya bakahita batugaragariza rwose noneho famiye yuzuye umwana, ibyishimo ari byose. Nuko ako kanya wa mugore akahita areba ku ifoto akavuga ati wabonye wa muganga yabaye umuganga wa mbere mu gihugu, rwose urabona ko rwose ari ibintu byiza. Ati uriya mugore nigeze kumufasha nawe ari mu bibazo, gusa nawe nta kibazo yaradufashije. Agafilime kacu natugasoreje. Ciao mwari kumwe nanjye Kwevo. Twongere dusubire mu kubuta, akora subscribe ukomeze urebe udufilime nk'utu ngutu kuri iyi channel. Ciao.